amagambo menshi meyasoma maneno manene amagambo maremare maneno malezi ariko n'amagambo meza ni maneno matamu icyo tugiye kuganiraho tugiye tutazungumzia muri iri jambo ndani ya maneno haya ni ingorane zo kutumvira ijambo ni matatizo ya kutotii neno ingorane zo kutumvira ijambo tatizo ya kutotii neno kutumvira ijambo kutotii neno bizana ingorane zitandukanye inaleta shida tofauti kutumvira ijambo kutotii neno bizana urupfu inaleta kifo kutumvira ijambo kutotii neno bizana kutishima inaleta kutofurahi kutumvira ijambo kutotii neno ni ukuvuga ngo uhura n'ingorane zitandukanye na matatizo tofauti naho ijambo ry'Uwiteka ratubwiye ngo neno la Mungu Uwiteka abwira Samuel ati Mungu alimwambia Samuel genda urebe Sauli wende umuone Sauli numara kubona Sauli kimutazama Sauli umubwira uti mwambie hari abanyabyaha bahari kuna wenye dhambi kandi abanyabyaha bahari tena wale wenye n'abamaleki wale wamaleki nagende aende abarimbure ahera ku muntu mukuru agere ku mwana mutoya kwa mtoto mshamba ntazigaze na kibusi sarie hata kimoja Sauli byumvise Sauli aliposikia nawe aravuga ati koko Uwiteka avuze nanyerekeye kanagende njye gukora umurimo nitafanya kama ashaka ingabo afata ingabo nyinshi bafata intwaro baragenda bajya kurwana n'abamaleki ariko agezeyo alipofika ararwana arica alipigana ariko yakwitegereza abantu abagore beza yakwitegereza inka nziza yakwitegereza intama nziza kondoo nzuri abo bari kumwe nabo baravuga bati ubwo ari byiza kama ni vitu bikaba birutebye turwica ubwiza reka tubitware hanyuma tujye gutambira Uwiteka tuichukue twende kumtolea Mungu zabibu ubyumvise yuko ingoma yajya gutambira Uwiteka kama alikuwa wakumva ari byiza ariko nyamara wakumva ari byiza ukibagirwa yuko Uwiteka yamubwiye ngo genda urimbure uhereye ku mukuru ukagera ku mutoya uhereye ku ukomeye ukagera ku woroheje nyuma y'abandi yakubwiza ukuri ngo burya yahuye n'ingaruka alikutana na matokeo yahuye n'ingaruka izo ngaruka yahuye nazo nizo kumukura ku bwami yagiye agiye kurimbura agiye gukora ibishya mu bikorwa ibyo Uwiteka yavuze ariko agezeyo ntabwo aribyo yakoze akutenda kama vile burya ni ukuvuga ngo iyo wakoze ibinyuranije n'ijambo ry'Uwiteka ingaruka ziraza zikakugeraho matokeo itakurudiria iyo zikugezeho kama inakurudiria urababara utaumia muri kumwe bakababara ndetse bamwe bagiye bapfa bazira kutumvira iryo jambo ry'Uwiteka sababu ya kutotii neno la Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami wacu Kristo Imana yacu Biblia tubwiye ngo ntabwo yishimira ibitambo kuruta kumvira itegeko ryayo kuliko kutii sheria yayo itegeko ry'Imana sheria ya Mungu biruta ibyo utekereza ko ari byiza idi ya ile ambayo unaweza utekereza ngo ni byiza ile mawazo yako niba udakurikije itegeko ryayo biba bibaye ubusa unaua sheria yake ili na Sauli aragenda Saulo alienda ndetse si ibyo gusa kunyaga ahubwo afata n'umwami w'abamaleki pora ili Agagi mfalme wa aramufata nawe aramuzana naye alimpora nabareba yishe abantu none arokoye abo yayoboraga sasa anaoa ambao anaongoza buriya yatekereza ko akoze neza alikuwa anaozea ariko buriya ni ukuvuga ngo yari afite ingorane kandi izo ngorane kwari kutita ku byo Uwiteka yavuze kutojali na masemi ya Mungu iyo Imana ijya gukora ikintu kama unataka kufanya ituma umugaragu wayo ninakamye Samuel unagende amubwire ajya kurimbura abantu Uwiteka umwanya wo kurimbura abantu Uwiteka ahubwo azana Agagi umwami wabo ari umwami mukuru tena alikuwa mfalme mkuu ubwo niyo waba umwami mukuru kubera ko iyoboye abantu kandi abo bantu bakabakora ibyago n'Uwiteka biba biturutse kuri wowe iyo biturutse kuri wowe ni ukuvuga ngo cyose cyawe ari umwami hanyuma nabatekereza ngo yishe abagore yishe abana ariko arokoye bamwe nyamara Uwiteka yamubwiye ngo genda urimbure wende uangamizi izo nizo ngorane n'uyu munsi zigihari siku za leo aho mu mwanya wo kugira ngo ukushyire mu bikorwa ijambo ry'Imana utende ahubwo kushyira mu bikorwa ukikorera ibyawe iyo wikoreye ibyawe kama unafanya zikuzaho matokeo kandi izo ngaruka zikuzaho
harimo n'urupfu tena ile matokeo kuko ndani kifo. Imana yacu ibamugisha Mungu wetu izina ry'umwami ya jina la Yesu. naho burya no kuvuga ngo Ni kusema mu gihe cyo Samweli yaramusanganiye wakati Samuel alienda kumulaki arangije aravuga ati alisema none sasa ibyo Uwiteka kubwiye wabikoze Mungu amekuambia umeifanya sema ndio wese nabikoze umeifanya nagiye mu bana ndani ya mu basaza wazee mu basore bose ndabarimbura wale wote ni wangalizi ariko lakini nazanye umwami wabo nileta mfalme wao Agagi Yesu si wowe gusa yeye peke yake nazanye n'intama nileta kondoo zana n'inka nileta ng'ombe n'abagore beza wanawake walembo izo ntama zose zile kondoo n'inka zose zo gutambira Uwiteka ni ya kutolea Bwana Mungu we yatekerezaga ngo yeye alikuwa anafikiria ibyo yakoze ni byiza alitenda ariko nyamara atazi yuko yakoze icyaha kigomba ku ngoma alifanya dhambi ambayo itamutosha kwenye Biblia utawala. yatubwiye ku murongo wa 27 Biblia inasema kwa mstari wa 27 nuko Samweli ahindukira kugenda Sauli asingira ikinyita cy'umwenda we uracika Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Israeli amen Amen. uku amaze kubwirwa iyo nkuru Wakati aliambiwa ile habari amaze kubwirwa ati ibyo wakoze kama vile aliambiwa ingoma yawe izahabwa umuturanyi wawe utawala wako inapewa nawe aravuga ati kuma bimba ninasikia aravuga ati uyu mugabo huyu mwanaume nanjye ntabwo ari buncike na mimi hata ni ponyoka yatekerezaga ko wenda Samweli ari kwisubireho alikuwa anawazia kandi ntabwo Samweli agomba kwisubireho kandi Uwiteka ari umutima Samuel hangerudia nyuma kwa sababu Bwana alikuwa Uwiteka yaramutumye Bwana alikuwa anamtuma wakibwira ngo wenda namufata ikinyita ikinyita kwamba kama namufata n'ibitero yake wenda arisubiraho zingine ariko Samweli yarazi icyo akoze lakini Samuel alikuwa anajua Samweli arahindukira aragenda Samuel mu gihe aligeuka cyagiye wakati aligeuka urasingira icyo kinyita Saulo alikamata kipande cha joo kiracika Biblia inasema kama hanyuma Samweli aramubwira ati Samuel alimwambia ukuciye umwenda wawe kama vile unavyokata kipande cha joo yangu samahani hanyuma nuko ukuciye umwenda wawe kama vile unakata kipande cha joo yangu na wewe ndio vile unatoa kwenye utawala Ngoma yarayipfuye alikuwa anaondoka kwenye utawala Uwiteka yavuze kama Bwana Mungu anasema shigwa mu bikorwa mpaka aweke ndani ya matendo uko Uwiteka avuga kama Bwana Mungu anasema nukuvuga ngo babishigwa mu Uwiteka sema mu mwanya wawe angewekwa ndani ya nafasi yake Sauli yaragiye Saulo alienda ya mavuta yagiraga ile mpako yake ambayo alikuwa nayo iliondoka kwake uko yasigwaga ari kugaga alikuwa anapakaliwa kwa ndio biramurangiranye ilikwisha kubera iki kwa nini kubera ko yanatega kujibite kwa sababu aliasi sheria ya Mungu iyo umuntu yacumuye kama mtu ari umwana abakuba kubo Mungu anatayarisha kumiliki kwa Daudi tayari Daudi aliingia Daudi yeye alikuwa ameasi mbele ya Mungu amana kwa jamaa wite aliasi Daudi akamsimbule kubo ili aweze kumtawala ajabu mafuta ya Ibrahim ukipenda usipopenda jambo neno linasema duhoranitera tunakusanyika ariko abantu ntibahinduka lakini watu hawabadiliki iyo abantu badahindutse kama watu hawabadiliki burya nukuvuga ngo kusema garuka ndabiri kuzarimbuka matokeo ya vile ni kuangamia ingaruka no kuzarimbuka matokeo ni kuangamia watekeza ko byoroshye utafikiria ni byoroshye si byepesi ntabwo byoroshye si byepesi watekereza ngo utafikiria uko ndi gukora ibingibi mimi nafanya hivi kandi ukabikora unyuranye n'ijambo ukabikora winezerewe ariko imbere lakini ari ingaruka tuzahura mwisho kuna matatizo ingaruka tunakutana nayo Uwiteka azaza Bwana Mungu atatwara we achukue walio wake wewe utabakia uzakwita na wika muri umupfapfa
shida ambazo kutokana na gani ulisikia lakini hakuweka ndani ya matendo. Uko Sauli yabwiwe Kama vile Sauli akakumva ntacyo ulisikia hakuweka ndani ya matendo. Ngiye kumvisha na waleo ntacyo ubikora niko bizagenda weka ndani ya matendo nayo matokeo yao itakuwa vile. Burya ni ukuvuga ngo Kusema ibyahoze kera yenyewe ilikuwa zamani nabyo bizongera bibi hakuna vitu vipya nabyo hakuna abakera wa zamani abo bagishambo ry'Imana alikuwa anatii neno Imana banagana Mungu alikuwa abatararyubahaga na hawakutii neno Imana arabarimbura Mungu alikuwa anawaangamiza nguko bizanagenda ndio vile itakumeruka y'isi mpaka mwisho wa dunia. Samaria terizari Samaria kashambulia njaa zariratera njaa ilishambulia abantu babari bagirira nyinshi walikuwa na njaa biri nyingi. kutubwira ngo Nasema ya kwamba bajya kugushaka ibyo kurya wakati walikuwa wanatafuta chakula wanaikosa, ariko muyeri sara lakini Elisa akasema avuze Imana anapiga baragumu aravuga ati birahindutse Samaria ibyo kurya bigiye kuboneka Samaria chakula byakuvuga denariyo 20 bwana itauzishwa denariyo moja. Abantu bose Watu wote mugiye kurya muhabaye utakula mshibe. Umuntu nawe Mtu naye abaravuze alisema Imana sasa Mungu yakibura madirisha kama nafungua dirisha bene byabaho ile yote itafanyika. Imana Mungu yakibura madirisha mu ijuru kama ibyo birashoboka kuwa madirisha ya mbinguni ile itawezekana. Elisa alisema uzabirebesha amaso utaiona kwa maana uzabirya lakini hautaikula. Nukuvuga ngo kusema ingorane yawe nazo tatizo ambalo kutana nayo ntabwo yamenye bari kuvugana nabo hakujua kwamba anaongea na nani. Wavuga iryo jambo mwenye alikuwa anasema ile neno yarabibonye Imana imwereka Mungu akimuonesha imwereka ati wakati alimuonesha ubwo bwari inzira nyinshi kama kuna shambulia jana ariko ibyo kurya byabonetse lakini amazi babwire wewe utangaze ya kwamba wale ku mwami kianzia kwa mfalme wabwire igihugu kirakiza waambie nchi inakuwa na tajiri nawe ati rwose anasema kweli iyo Imana yakigire madirisha Mungu anaweza ibyo bintu byabaho ile bitafanyika amaze kubihakana alipo kana ibyo kurya byo byaraje chakula hiyo ilipatikana ibyo kurya byaraje chakula ilipatikana kugira ngo azabone ingaruka byagenze bibi ili aweze kupata matokeo ilikuwa namna gani. ibyo kurya biraje mu gihugu Chakula inakuwa inapatikana ndani ya nchi ili tuweze kuitoa kugira ngo abantu batabirwaniramo kusudi watu baticyaniraho basi uwe reka dushake abantu bari mu birinda tutafute watu wa kulinda. Uwavuze iryo jambo maze Imana n'ubwo yakigura amadirisha Kama Mungu anawagize uburinzi bw'ibyo kurya ndiyo alifanya kubera iki chakula. Kwa nini? kugira ngo ibyo yavuze ili vile ambavyo alisema abone ingaruka zayo aone matokeo. aragendera rinda Alienda kichunga aragira abantu baraza wakati watu atangira kubagaburira ayaanza kuwagawia yakiri bigini kama taika abantu bashonje wenyewe walikuwa na njaa ntabwo wabatangiye hautawazuia ntabwo byakunda haitawezekana. ikintu cyabaho ni iki yenye kilikuwa ni baragiye barakunyukanyuka wakemukanyanga abarapfuye mtu apfuye azize iki alikufa kwa ajili ya apfuye azize kwa kutumvira sababu ya kutotii ijambo neno yavuze lenye nabii amesema. kuko iyo umuhanuzi avuze Kama nabii anasema Imana muri ni we Mungu ndani ibivuze wake ambaye anasema burya ni Imana yonyine Mungu pekee ibivuze kama Mungu none Imana ivugiye muri we Mungu anasema nawe uravuga ngo mbese byashoboka nawe unasema kweli itawezekana. burya ni ukuvuga Ni kusema ibyo by'urukundo ukabona naona bidashoboka naona kama ariko iyo Imana avuze kama nabii uzajya anasema uvuga uti kuna Imana muri we ivuze Mungu ndani iyo wake waza kumva ibyo Imana hautii ambaye nabii anasema pale pale unapoteza. Acha tusome soma amagambo mu gitabo cy'abami ndani ya kitabu cha Wafalme kabiri ibice n'ibirindwi sura 7 kandi babonye basoma cyangwa buhiye Wami ba kabiri ibice birindwi Wafalme wa pili sura 7 murongo atari ku murongo wa mbere kuanzia yego turasoma utadasikiye. amen Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi
izagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Amen. Amen. Bari kumvisha kuzali Yesu Kristo. Akubariki ndani ya jina. Uyu yasitware uwegamirego alikuwa mtawala, yari umuntu ukomeye, alikuwa mtu ariko yanga kumva alikataa kusikia ijambo ryo Elisa avuze. neno ambayo Elisa amesema. Akavuga ati, bene ibyo koko kweli vile nubwo Imana yakingura amadirishya Mungu anafungua madirisha ya byabaho vile vitakuwapo, na wati alisema ubwo bihakanye kama na ukata numvise na usikilize uzabirebesha amaso yawe, tazama na macho yako, lakini kuko ibyo yavuze yabirebesheje amaso, sababu ntabwo warinda ibintu utari kureba. na macho Yarabyitegereje, alitazama, arabireba, aliona, aravuga ati, ibi bintu bidatane koko abasamariya bakize. kweli watu ya Samaria Ariko yibagirwa yuko yavuze nubwo Imana yakingura amadirishya yo mu ijuru, Mungu anaweza kufungua madirisha ya mbinguni, ila haitawezekana. nyamara ni ukuvuga ngo Kusema ya kwamba ingaruka n'abaye matokeo ambayo ilikuwa yagezweho n'urupfu. alifikiwa na kifo. Urupfu ruvuye ku kutumvira, Kifo kilitokea ingorane yo kutumvira tatizo la kutotii ijambo ry'Uwiteka. neno la Mungu. Burya ni ukuvuga ngo Kusema niba umuhanuzi avuze, kama nabii anasema, Imana ishyira mu bikorwa. Mungu anaweka ndani ya matendo. Kubera iki? Kwa nini? Ijambo na nyiraryo birangana. Neno na mwenye neno ni sawa sawa. Ijambo ry'Uwiteka Neno la Bwana niwe Uwiteka ndio nyir'ijuru. Bwana Mungu peke yake. Ni ukuvuga ngo Kusema igihe cyose Abisirayeli wakati wote wana wa Israeli batumviye Uwiteka, hawakumtii Mungu, ingaruka zabagezeho. matokeo iliwafikia. Uyo Yosuwa, Ule Yosuwa abwiye Abisirayeli, Yoshua anaambia wana wa Israeli, murabona Uwiteka yatubanye mu gihugu cya Egiputa, muone Bwana Mungu alitosha ndani ya nchi Yatukoreye ya ibitangaza Misri, byinshi. alitutendea ishara, namwe mwarabyitegereje. lakini mumeitazama. None igihe kigezweho Chenye uko kinafikiwa mutazifatanya n'amahanga yose, sababu hamtashiriki na mataifa mengine ambayo inawazunguka. mutekuzaramya imana zabo. Waabudu Mungu ya kwao. Ni ukuvuga ngo Kusema igihe uzaramya imana zabo, wakati utaabudu Mungu imana ya kwao, zatureka, Mungu atakuacha. Abisirayeli bagakumva. Waisraeli Ariko hawakutii, nubwo batumvise, hata kama hawakutii, ntabwo bari kugeraho kugirwa n'ingaruka. matokeo iliwafikia, Ingaruka zabageze, matokeo ziliwafikia. Uwiteka abahana mu ntambara zabo. Bwana Mungu aliwaacha, Nyamara barabonaga bakanesha, walipigana, ariko wakashinda. kuko banze kumvira ijambo ry'Uwiteka, Wakati walikataa Imana neno irabareka. la Mungu, Mungu aliwaacha. niko uyu muntu ageze mu ijambo ry'Uwiteka, Ndio vile kama Mungu Imana iramurwanira. ndani ya neno la Mungu, Mungu barwana anakupigania. intambara yawe. Unapopigana Imana vita, ikakuba hafi. Mungu anakuwa karibu Wavuga yako. ati kino cyarakurani, Unasema hichi Imana ikakirani, Mungu waragize anakibali. ukazana ishimwe. Na kuta Ariko unaleta ugenda gukora shukrani. ibyari, Sasa uende ibyo ufanye ijambo wazi. rivuga kureka ariko ubikora. Ukatae kufanya ile neno nakwambia, Mungu atakuacha. Nikureka Kama Mungu anakuacha, no gusenga bizatangira biveho. kuomba itaanza kudondoka. Gusenga nibimara kuko mbese inyota yo gusenga Kama ivuzeho. kiu ya kuomba Inyota yo gusenga niyo kuvamo, kiu ya kuomba utangira ukora ibyaha, utaanza kutenda wifatanya n'abatizera. ushiriki pamoja na wasioamini. Ingaruka zabyo Matokeo yake uzabona ijuru, utakosa mbingu, uzapfa ubuzima. utakufa na unakosa Mungu. Kadusoma amagambo Soma maneno haya muri Yosuwa, ndani ya kitabu cha Yoshua Yosuwa sura 23, 23, Yosuwa 23, sura 23, Yosuwa 23 duhere ku murongo wa 7 taanza kwa mstari wa 7 kugeza kuri 11 hadi 11. Uwiteka atusigiye. Sikie yenye Mungu anasema. turasoma izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuge amazina y'imana zabo, ntimukarahire imana zabo, ntimukazikorere, ntimukazipfukamire, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu, kuko mwakoze kugeza ubu
ko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu nta wabahagaze imbere ngo abaneshe, ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanirira nk'uko yabarwaniriye. Nuko mugire umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu, ariko nimusubira inyuma ho gato mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwe, mugashyingirana mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga muheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi, bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu, n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Amen. Uyu ni Yoshua alikanagiriza Abisirayeli, anawasurutisha Waisraeli, anawaambia mkifatanye naye msishirikiane na ile mataifa ambayo inawazunguka, mkimuzaba mwifatanije kama mtashiriki pamoja nao, Uwiteka azabareka, Bwana Mungu atawaacha, kandi azababera mama itakuwa fimbo ambayo itawachoma ndani ya fimbo ambayo mkifatanye nao, mkishiriki pamoja nao. Tatizo zinakuja nini? Huyo Yoshua arabakuriye, ariko nyamara ntabwo babyumvise, hawakusikia, ubabishyira mu bikorwa, ahubwo barabyumvise. Walisikia arangije gusaza mu gihe mu mubiri, wakati alikuwa mzee, wakati alifariki, Waisraeli wakashiriki, uko yeye kwabwira ijambo kwabwira, sababu aliwaambia barengeye kugenda mu bandi bagenda, ninataka kupita kama vile yongera kubisura, alirudilia, alikuwa kabone mise yo kupfanye, alikuwa naona bisi yo mu mubiri yegere, yongera bisura mabihanangiriye, akiwaambia msisubutu, muzabikora mu msifanye, msishirikiane na watu msishirikiane na mataifa. Uwiteka azabareka, Bwana atawaacha, Uwiteka Bwana azabahana, atawaacha, atawaadhibu. Nyamara nubwo yabagiriye inama, hata kama akabayibwira uburyo bakwitwara, na aliwaambia jinsi kugira ngo bate kwifatanya n'amahanga, baranze kwifatanya, Uwiteka nawe arabareka. Bwana Mungu naye aliwaachilia. Zongora n'uyu munsi Njoo tatizo na mpaka leo biri kutubwira, Biblia inatuambia ibyo biri okay, yenyewe biko hapo zamani, ndio yenyewe biko hata leo. Uyu munsi abantu mu bijambo, siku ya leo watu wanasikia neno, bakanezerwa, wanafurahi, bakabira imbere y'Imana, wanacheza mbele ya Mungu, wengine ariko yagera mu rugo, anapofika nyumbani agakora ikintu, anafanya kitu, nawe ukavuga ati uyu muntu warugina imbere y'Imana, koko huyu mtu mwenye anafanya hivi ndio mwenye alikuwa anasema koko anasikia kweli, anasikia, anacheza, watu wanakikora, watu wanaifanya, manika mareka. Mungu anawaacha. Ni Mungu ambaye anajali na nini, Imana itakuyo yavuze, ambaye anashughulika na jambo la ariko Imana anarudia nyuma, lakini mtu Mungu akisema sasa na muri Biblia hakuna nafasi ambapo Imana yaratubwira ngo ndakwica. Mungu alisema nitakuua, hanyuma ngo nyuma asenye kikora gusa ni kimwe, chenye nafanya ni gukora imbuzi, ni gukora imbuzi, ni kutuma alifa, nicyo ngicyo gusa cyonyine anafanya. Wagira amahirwe kama nakuwa na heri kumvira icyo jambo, natii neno, wakumvira jambo, kama natii neno ariko ubugingo bwawe na kwa uzima wako, abindi niwe waninamo bakubwiye ngo n'Uwiteka, fanya machukizo, ariko amahirwe bagize, lakini heri waliopata bumvise ijambo rya neno la Yona, bumvise ijambo rya Yona, waliposikia neno la Yona uhereye ku mwana tangu kumfanya, ati koko kweli tugiye kurimbuka mbese nataka kuangamia ndani ya siku 40, yawataka itegeko,
Uhereye kuri jewe kwanza kwangu myambaro y'ubwami ndayiretse, mavazi ya kifalme ninaiacha, kwita umuntu ukomeye ndabiretse, kujiita mfalme ninaiacha. Rero kuba ndiretse kuona mimi naiacha namwe turi kumwe na nyinyi ambao tuko pamoja, uhereye ku bayobozi kuanzia kwa watangaza kwa wale wadogo cyangwa mwiriza na nyinyi mfunge, ndetse n'inka nizirishe na ngombe amatungo yose atekwahuka, mafungo zote zisiende kukura. Ibyo mwakoraga byose yenye mlikuwa mnafanya mureke yuko kuko tugiye gupfa, muiache kwa sababu asika tuseme Uwiteka kufariki tuombe Biblia kutubwira ngo aharaho, Biblia inasema wenda bali Imana yakugarura, Mungu atajirudisha hata tu. Ariko bamaze kwikwisubiraho, wakati walijirudia ndani, bakareka ubugome bagiraga, waliacha uasi wao, bakareka ibyaha bakoraga, waliacha dhambi zao, bakirinda imbere y'Uwiteka, mbele ya Mungu, ejo bakomba bakirinda imbere y'Uwiteka. vile vile Imana iri mu mitima yao, Mungu alipotazama ndani yao bamara mashi, aliona wametosha mzaa. Imana Mungu uko ari Imana, sababu ni yisubiraho, alirudia avuga ngo sitaua taifa yangu. wao ndio watumie ngenda bibi Yule ambaye aliyeho ndarinzi ngo babwira Imana irabarimba. Mimi nilikuwa najua kama nikiwaambia hata Mungu atawaangamiza. Baada ya kumwambia iti Mungu alimwambia none se sasa abo nari n'ingingo yenye niliumba biremere viumbe vyangu, ukorebeje uruyuzi, mbona niliotesha ukingiriza izuba kuweze kukuchukua kuvuga takamba, na wewe wakati nikaamka na ukababara yesira buzwa n'ibikubaba. Sasa mimi nitakosaje kulalamika? Maana nakwishima ko turimbuka, Mungu hatafurahi yishima ko twese kuangamia kwetu. Mungu atafurahishwa ariko na kutumirisha kwetu, kutotii neno kuangamia itakuwa kutumirisha. Kama utii neno Ibyo bitumurimo, je ninyi na watu naangamia, abantu bazari murwa niki, watu wataangamia kwa nini? bazari murwa ruko batabatwa Wataangamia kwa sababu hawakubatizwa ndani ya jina la Yesu. bazari murwa ruko Hawataangamizwa ya kwamba ari kubera yuko bitwe mu buryo runaka, kwa sababu wanashikamana na fulani. Chenye kitaangamiza watu ni kimoja, ni kusikia neno, ukumva ko ryoroshye, nasikia kama ni vyepesi, ukumva ko ugomba gukora ibyawe, nasikia wewe utafanya mambo yako, lakini matokeo ni kifo. Burya ni ukuvuga ngo ni kusema Imana yacu, Mungu wetu Imana nziza cyane, ni Mungu mwema, Imana nziza cyane, ni Mungu mwema. uko Biblia itinda kuraka, Biblia inasema kama Mungu anataka kusirika, uko irakaye kama anasirika nta muntu nuko abantu bose bazaribuka, watu wote ariko kuko ari ngiye muwe, lakini kwa sababu kaza mureke kwenda hari ajisubiraho, kaza mumaze kuburira kwenda hari ajisubiraho, hata ni muhalifu wa wakwisubiraho muri ko rwigo bwawe, unapokosoa unaokoa maisha yako, takwisubiraho kama urudie nyuma na kukosoa utaangamia. Kadusubwe twumve, some tusikie jinsi Waisraeli walikataa kumtii Mungu. Waamuzi sura 2, Waamuzi sura 2 dusome kwizera kwa Yesu Kristo. Nuko Abisirayeli bakora ibyabo n'Uwiteka, bakorera Bali, bimura Uwiteka Imana y'abasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije, bakazipfukamira, barakaza Uwiteka. Nuko bimura Uwiteka bakorera Bali na Ashitoti, maze umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, abagabiza abanyazi banyaga kandi abahana ngo abisha babo babakikije, bituma batakibasha kugaragara imbere y'ababisha babo. Amen. Yosuwa amaze kubaburira, Yoshua wakati alipowaarifu, ariko bo baranga, lakini wao walikataa. ariko banzi Wakati walikataa, ingaruka nzabwo kubageraho, itokeo ilikuja Uwiteka yarabahaye, sababu arabareka, aliwaacha. bajya kurwana Wanapoenda bakaneshwa, wanashindwa, bajya mu ntambara bakaneshwa, wanashindwa. ariko ni ukuvuga ngo Kusema Imana Mungu
iyo bagaruka wakati walipojirudisha bagirira kibali Mungu alikuwa na wasamehe. Lakini hapo biratubwiye ngo yasema amahanga bakikije mataifa nao watanye nao usishirikiane walishirikiana nao bararongorana walioana Mungu Mungu aliwaacha hata kubareka wakati alipowaacha baje kurwana wanapoenda vitani bakabatikiza watu wanawaua bakabatikiza wanawaua bitewe niki kwa nini baje kuruhuka walikataa neno la Mungu baje kuruhuka walikataa neno la nabii Imana yavugiye muri we Imana nawe yabareka Mungu aliwaacha munambara bagiye barwana ndani ya vita ambao walikuwa nayo bakanije walikuwa na yaterwaga nuko batuye kwa sababu hawakumtii Mungu natwe Imana iduhera iduhana ryayo na sisi Mungu anatuacha wakati gani ni Imana ivugiye mu bagaragu wakati Mungu anasemea ndani ya watumishi wake akubwira ngo wanakuambia ibi ngibi ntabwo bikwiriye hivi havistahili bana b'Imana ndani ya watoto wa Mungu ibi ngibi biri kubyanga Biblia inaikataa agire muhire napofika nyumbani nasema ibi si turi Amerika sisi tuko Marekani babwije ukuri naambia kwa ukweli imbere y'Imana mbele ya Mungu nta jambo na rimwe hakuna hata neno hata moja wayibwira witwaje ngo uri muri Amerika ambayo utamwambia Mungu mbere kuri bageze basubiye ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo agakomeza kugira umwete wayo atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uwumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Umuntu niyibwira ko ari umunyadini ni ukuvuga ngo umuntu kuba ijambo ry'Imana kusema mtu atari kumva gusa pasipo tu kusikia peke yake ugende ngo numvise useme nimesikia ahubwo ntabwo ari ukumva no gushyira mu bikorwa ndani ya matendo uko gushyira mu bikorwa weka ndani ya matendo niko kuzurukura abantu njoo yenye itaokoa watu uko gushyira mu bikorwa weka ndani ya matendo niko gutuma uzakuzaho Roho Mtakatifu anakuja juu yako niba kuvuga ngo gusenga kama anakwambia gusenga kuomba niba kubwiye ngo ni umurimo w'Imana wanakwambia ni umurimo w'Imana kazi ya Mungu Biblia ntabwo kumva gusa Biblia inasema si kusikia peke yake ntabwo ari kumva ngo wumve ngo none ugende haiko kusikia nyuma wewe ni itegeko ry'Uwiteka ariko risaba kugira ngo urishyire mu bikorwa uweke ndani ya matendo atari kumva gusa usisikie peke yake ahubwo uri gukora by'ijambo bali ni kutenda kama neno inavyokwambia iyo wakoze iby'ijambo rivuze kama unafanya kama vile neno urokoye ubugingo unaokoa maisha yako ibyo wakoze ibyo ukoze iby'ijambo ryawe kama unatenda yenye neno nasema Imana iguheza umwuka wayo Mungu atakupatia roho wake Yesu abwira intumwa Yesu aliwaambia wafuasi wake gutegereza Yerusalemu ujye gutegereza wewe Yerusalemu kungojea Yerusalemu Mwuka wera naza Roho Mtakatifu azabayobora ukuri kose ataongoza kwa kweli nabo babyumvise nao waliposikia baravuga ati ubwo umwami wacu abivuze kama mfalme anasema tugomba kugenda sisi tutaenda tukajyayo tugategereza tunangojea barategereza kungojea Mwuka wera Roho Mtakatifu abaza nk'uko alikuja kama vile Yesu Kristo aliwaambia utaragiyeyo yawaweho alipewa ntabwo byakunda haitawezekana natwe kwako Mwuka wera kupewa Roho Mtakatifu kuko twumva ijambo ry'Imana neno la tukarishyira mu bikorwa tunaweka ndani ya matendo n'utashyira mu bikorwa kama weke ndani ya bora matendo twavugaga tatizo ambalo tuko nasema zikugira zinakuja zikufikia ingorane tatizo zo kutumvira na kutii neno la Mungu abagiye bapfa wenyewe walikuwa na kufariki bazi kutumvira walifariki kwa ajili ya kututii n'uyu munsi na siku ya leo abazarimuka wenyewe wataangamia na abantu batashyize mu wenyewe bikorwa wakuweka ndani ya matendo neno la Mungu atari kubyumva gusa pasipo kusikia peke yake usikie ukimuhira uende nyumbani bazi gukora ibyabo tende mambo byumve sikie ujye muri kampani ende kazini wikorere ibyabo ende byako abimana izajyana wenyewe Mungu atachukua nabiteguye wenyewe wako kwitegura ni gute kujitayarisha ni gufata iryo jambo ukarishyira mu bikorwa
anatuambia 19 ndani ya Ufunuo 19 ni ukuvuga ngo kwambara umwambaro w'umugeni, kuvaa vazi ya bibi harusi ni matendo mazuri, matendo ya haki. hata ni ukuvuga ngo Ni kusema umuntu uzagira imbaraga, mtu ambaye umuntu ufite umwuka we, mtu mwenye nta wundi uri kumuragira ngo niko na ni umuntu w'ijambo mtu ambaye asikia ry'Imana agashyira mu bikorwa, weka ndani ya matendo. ubwishukuri. Mwambie kwa kweli Imana yazuye umunsi kama unakuja leo igasa gushyira mu bikorwa, nakutana kuweka ndani ya matendo utanyakuliwa. ariko si utashyira mu bikorwa Kama uweke ndani ya matendo bizagenda bite? taenda na magari haitawezekana. Imana yacu Mungu wetu abariki ndani ya jina. basabiza mu mvugo y'amagambo Naombea ili msikie maneno haya. kuyumva Kuyasikia ntabwo bihagije, haitoshi. kubyumva ni byiza Kusikia ni vizuri. kuko ntabwo washyira mu bikorwa ibyo utumvise. Hautaweka ndani ya matendo vyenyewe. Iyo wumvise unasikia ugashyira mu bikorwa unaweka ndani ya matendo. nibyo biguhesha imbaraga. na kupepa Niyo kizamurwa kama ni kunyakuliwa. izamurwa rirahari Kunyakuliwa. kandi turaryizeye. Ni igiki kiri butazamuka, Kitu gani ambacho ni imbaraga z'umwuka wera niwo tuzamure nguvu za Roho zivuye mu mikorere tunyakuwa wakoze, toka ndani ya matendo yako. ibyo bikorwa wakoze Ile matendo yako nibyo biri buvemo imbaraga ndio yenye tatoka ndani ziri nguvu. butume uteruka mu Yenye kirere itaacha unatoka upande kwenye anga. ntabwo ariko wararirimba, Haiko kuimba. ntabwo ariko warabaye umukorari, Kuwa mwimbaji. ntabwo ariko warabwirije, Kuwa mhubiri. no, ntabwo ariko warumvise. Bali ni kutii mu bikorwa. Imana yacu bakugisha mu izina ry'Imana. Imana yacu Mungu wetu idukunda kubera iki? anatupenda kwa nini? Kubera ko atubwiye Kwa sababu alituambia natwe tugakora. na sisi tunatenda. Umunyarwanda akavuga ati Mnyarwanda anasema ntabwo ari kubivuga, haiko kusema ni kuweka ndani ya matendo. ntabwo ari kuvuga, Haiko kusema ahubwo ni ugushyira mu bikorwa. kuweka ndani ya matendo. Imana yacu ni nziza, Mungu wetu ni kubera mwema. yuko ibyo yakoze Kwa byose sababu matendo yake yote yabikoze ibaje alitenda kuburira abantu. mbele ya alifu. Natwe turishimye Na sisi tunafurahi kubera yuko kwa sababu Abisirayeli bari bafite umuhanuzi Israeli walikuwa na nabii ubabwira ibigiye kuba, natwe turamufite, yatubwiye uko ibihe bimeze n'ibigiye kuba. kama vile nyakati ziko na vyenye vitafanyika. Uriya ni ukuvuga ngo Ni kusema natwe niba twaramwakiriye na sisi kama tumempokea tuweke ndani ya matendo ya kandi ntabwo matendo. yagiye kuri ijambo, Hakwenda ndani ya yavuye neno. mu ijambo Bali alisema inatoka ndani ya neno. Kwa nini? kubera yuko azi ngo Kwa sababu ijambo neno ni ryo mana, ndio Mungu. iry'Uwiteka. Ndio Mungu. Imana yacu ni nziza, Mungu wetu ni mwema. natwe mu mugoroba Na sisi magharibi ya leo dushyire mu bikorwa tuweke ndani ya matendo. ijambo ritubwiye, Yenye neno tuambia natwe na sisi tubone imbaraga tupate nguvu zo gutura muri ryo, kuweka yakaa ndani yake. naza gutwara itorero. Kata kuchukua kanisa. Ijwi nirivugira mu kirere, Sauti inaposemea abapfuye ndani. bari kuzuka, Wakati waliokufa abari watafufuka. kwizera bari guhinduka, Na wenye wako duniani nao watabadilika, nao wabadilike. Na mimi nibadilike. Tumuraki Bwana wetu hewani. burya Sasa iryo jwi rivugira mu kirere ile sauti ambayo itasemea rihamagara ndani umugeni. ikiita bibi harusi. Bibiri kutubwira ngo Biblia inasema abapfuye muri Kristo waliokufa ndani ya aribo Kristo bari bazi kuzamuka, wataanza natwe abakiriho na duhinduka, sisi wenye wangali wazima tuzamuka mu tubadilike, kirere. tupae Azindi mbaraga angani. zitakuzamuka. Hakuna nguvu zingine tunakulia, bali tukukaa ndani ya neno lako. izina ry'Imana Mungu awabariki. icyo nababwiraga ni ukuvuga ngo ni ingaruka Ni zo matokeo kudashyira ijambo kuweka neno la Mungu ndani ya ni utii. ingaruka Ni zo matokeo kutagenda n'ijambo ry'Imana. tuenda kama neno la Mungu. Icyatubaye mu dini Ni tutosha ndani ya madhehebu. uko tuzi yuko Kwa sababu nta tunajua buzima ya buriyo, kwamba hakuna uzima. ariko nubwo natwe twapfuye twasohotsemo, Na sisi kama birakwirwa ngo twongere dusohoke mu ntumwa ryacu. Ili na sisi tuondoke ndani ya saa. Ntabwo ari gusohoka gusa, Haiko kutoka tu. usohoke nk'umugeni, Tutoke kama safari. ni ugusohoka Haiko kutoka. wagera muri asambwe ukongera ugasohoka Kusanyika. kugira ngo ubone icyaremwe gishya. Uweze kuwa Nuba kiumbe. icyaremwe gishya Kiwa kiumbe kipya. Na wewe utapata uzima wa milele. ubona ubugingo buhoraho. Upate uzima wa milele. nawe numara kubikora Na ukifanya ugende wirata. wende ukijifuna. Niba uzi Kama unajua gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, unaweka ndani ya matendo ujya kuza ya kugenda wirata, wewe uende ukijivuna. uzagenda ugenda uvuga uti Uende na unasema ntacyo mbaye. mimi sikufe kitu kwa sababu niko na Bwana wetu. intambara
ndani ya vita zetu zote. Pigana vizuri. Tuweke ndani ya matendo. Yenye maneno na tabia. Kwa na jioni njema. Tena Mungu awabariki.